Kristo Yesu akuzwe. Murakoze kwemerera Nyagasani kugira ngo tubashe kumva icyo yadutumye hano, kugira ngo dusome ijambo ryo muri mwene Siraki abatamye Bibiliya mu marebe, ni kuri paje y'1188. Mwene Siraki mu mutwe wa mbere umurongo wa 11 kugeza ku wa 14. Mwene Siraki umutwe wa mbere umurongo wa 11 kugeza ku wa 14. Gutinya Uhoraho bitanga ikuzo n'ishema, bitera kwishima, bikanambika ikamba ry'umunezero. Gutinya Uhoraho binezeza umutima, bitanga ibyishimo n'umunezero ndetse no kuranga. Utinya Uhoraho byose biramuhira, umunsi wo gupfa nugera azahabwa umugisha. Gutinya Uhoraho niyo ntangiriro y'ubuhanga, kandi indahemuka ziremanwa nabwo mu nda ya ba nyina. Ijambo ry'Imana. Mu buzima bwacu bwose rero nk'abavandimwe turi hano kubatsa urugo, duharanire gutinya Uhoraho, bityo bizaduhe umunezero mu buzima bwacu bw'urugo, kandi urugo rwacu, ingo zacu tuzubake kuri Kristo, kuko niwe miringiro yacu. Niwe uzatuma tuba mu byishimo bidashira, kandi igihe cyose tugahora tumurangamiye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twese rero uko twaje hano, twaje dukereye gusanga Nyagasani kugira ngo ayobore ubuzima bwacu, cyane cyane mu ngo twubatse, kuko ariyo ntangiriro y'ubuzima bwacu hano ku isi, kugira ngo uko turi hano ku isi twubake ingo zacu ku rutare, aho kugira ngo twubake umusenyi, kugira ngo Nyagasani igihe azazira azaze asanga kuko ibyishimo yaduhaye bikiturimo, tutarabihirwa n'ubuzima bw'isi. Dore ko muri kino gihe hari byinshi birangaza ingo, ugasanga rwa rukundo Imana yaturemanye yaduhaye kubakana, ugasanga urukundo rwarashaririye. Mu buzima bwacu rero niturebe ko tugifite uburyohe bw'urukundo Imana yaduhaye igihe twubaka urugo ikadufasha no kubyara. Turebe niba tugifite bwa buryohe bw'urukundo Imana yaduhaye, turebe nimba koko tugikundanye by'ukuri, cyangwa nimba harajemwo ibyatuma bisahura urukundo Imana yaduhaye. Nitumara kwitegereza neza tukabona tukiri mu rukundo rw'Imana, tuzakomeze ku muhamagaro Imana yaduhaye. Ariko nitubona hari byinshi bishobora gutuma inyota n'uburyohe bw'urukundo Imana yaduhaye, tugerageze gusenga kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi, twiyambaze Nyagasani abe hafi, kugira ngo urwo rukundo rukomeze ruturyohere kandi rutwubake. Kristo Yesu akuzwe. Twashatse guhera kuri iri jambo buri twereke ko igihe cyose urugo rwacu rutinya Uhoraho arirwo ruzagira umunezero, ndetse uwo munezero ukadufasha no kubaho mu isengesho. Cyane cyane ko isengesho tushaka kuganiraho akenshi burya ni ikiburaroho ntibeho. Isengesho ni ikiburaroho ntibeho, kuko utagisenga ubuzima buba bwarangiye, akaba wamuririmbyi uba watangiye gusenyuka. Kugira ngo rero dusubire mu rugo iwacu, sibyo? Ntagire untera ibuye avuga ngo uko twaje uradusubizayo gute. Dusubire mu rugo iwacu. Mu kanya gatoya usubira mu rugo iwawe,
uharebe nurangiza ndakubwira. Ku buzima bw'isengesho icyo ngusabye, subira mu rugo urebe ukuntu musengana n'umugabo cyangwa se usengana n'umugore, usengana n'abana. Ibyo ni byo ngusabye. Ntujye kureba iby'amatungo wasize, ntujye kureba iby'imirima n'imvura yahinduye. Ndagira ngo dusubire mu rugo turebe ku isengesho iwacu mu rugo bimeze gute. Mwagezeyo? Mwagezeyo? Muracyariyo? Muracyariyo? Mwagarutse? Ese hari uwaduha ubuhamya bwo mu isengesho mu rugo uko we aryifatamo? Hari uwaduha isengesho ubuhamya akavuga ati ngiye mu rugo iwacu isengesho ryanjye n'umuryango turikora gutya, haba ari igihe dufite ibyishimo, haba ari igihe dufite umubabaro, haba ari igihe bitagenze neza, dukora isengesho gutya. Byari kuba byiza tubona umugabo n'umugore bakabuduha. Rimwe na rimwe impamvu mbivuze, hari igihe dukunda kwigira beza cyane, nimubizi, ugashaka kuvuga uti nanjye sinabura icyo mvuga. Ariko buriya naho twaba duhagaze imbere ukaryarya ukabeshya, wagera imuhira akagukomanga atari kuramenya ntuzagere gute, ntuzongere ahandi wabigeze gute, habivanze. Umunsi umwe ngo hari igihe habaye yubile y'umuryango. Muzi ko ku cyumweru gikurikira Noheli akenshi ni umunsi w'urugo rutagatifu, sibyo? Kuri uwo munsi w'urugo rutagatifu amaparuwasi menshi akora gahunda yo gusubiza abasezeranye mu masezerano. Umunsi umwe rero ahaguruka umugabo araza yivuga imyato ukuntu yabanye neza n'umugore we, ngo bari bashaje bafite nk'imyaka nka 60. Rikumva umusaza nkuri arahaguruka ati njye sindavugana nabi n'umugore wanjye, ntituranatongana, ntituranagira gute. Uwo mukecuru aho yicariye yagiye kumva yumva amukoza ahantu, arahaguruka araza ati koko ibi ngibi bavuze, ati ntitwatonganye se, ati ko nari mfite amenyo yuzuye umunwa, ati iyi si gumiya yambanyemo, yari afite iki amenyo yari yakuyemo. Umusaza arangije arigarura atari icyo gihe yari yanteye umujinya nanjye nirwanaho by'abagabo, ariko ati nuko twasazanye ariko amenyo wagize gute yakuyemo. Buriya rero nifuzaga ko ubuhamya bw'isengesho umugore n'umugabo wawe uduha, kugira ngo utabaho ibyiza byawe ariko n'ibindi bigize gute byiza. Ndashaka abatari twe duhagaze hano imbere yanyu babiri bazanye baduha ubuhamya bw'isengesho bavuye mu rugo, batubwire uko bajya barikora. Babandi twabonye n'abatabasha kurikora batubwire impamvu. Ntabwo bashobora kutubwira bati twebwe ntitubishobora gutya, kandi muzane ntitubishobora kubera impamvu zimeze gutya. Mu ncamake turebe, kuko isengesho ni ikibura roho ntigire gute ntibeho. Murakoze, nimugire hino tubwire mu ncamake uburyo isengesho niba murikorera hamwe n'umuryango, cyangwa se niba mutabasha no kurikora inzitizi zirimo. Isengesho turagerageza, abana tutakamana amahembe ibyo murabizi, ariko isengesho turagerageza. Rimwe na rimwe nk'iyo twatonganye kajemo ntabwo kajya kabura, byo ntabwo wahagarara ahangaha uvuye ngo ntabwo kajya kazamo, kajya kazamo. Ariko noneho we akandujamo ubutwari akambwira ati reka dusenge, ibyo tubyibure, reka dusenge. Turagerageza, uretse ko abana badashobora kudukunda rimwe bajya mu cyumba cyabo, nabwo harimo abasenga harimo n'abatabyemera, ariko twajya tugerageza. Murakoze. Gusenga turagerageza, gusa aho bipfira abana bo nibo badakunda gusenga cyane, kuko
iyo bamaze kurya umwe ajya hirya akiryamira, undi mu cyumba cye akajya kwiryamira, ariko n'uwo twashakaga turagerageza gusa iyo twatunganye. Uyu nguyu ko andusha n'umujinya cyane ari kubita akatera isengesho rye buhoro, nawe nkaza kungana, ariko si ibintu byo gusenga buhoro wenyine tuba twanatunganye ntambabarira, ariko kugira ngo uzajye kubona imbabazi ze ko ntabwo biba byoroshye, biratinda, ni ukubanza kwinjira, ariko akazageraho akazimuha tukumira tugasenga kuko bisanzwe. aba bantu ndatekereza ko batubwije ukuri k'umutima wabo, si byose? Ni iki rero twashakaga. Aragira ati koko ntazi imana zitagira gute, zitakumenya amahembe, niyo wasanga iryawe ryaraye rinakomanye n'irindi ariko nubwo tugerageza gusenga abana bo bajya hehe, natwe tugakora ibyacu, ndetse natwe twaba twavuganye nabi tugasenga tugira gute, twiyongorera. Wabwirwa n'iki rya sengesho niba batavuga ati uragapfa ukanyujije ukanga iruhande kuki riba ridasohoka? Sindi bavugiye, ariko ndagira ngo turebe uburyo bwo kugusenga mu muryango, sibyo? Wenda kugira ngo isengesho ry'umuryango rigerageze, umuryango ntabwo uba ukiri umugore n'umugabo gusa, siko bimeze? Haba harimo n'iki? None se iryo sengesho iyo abana bagiye kwiryamira umwe akagenda n'undi akagenda mugasigara, riba ari isengesho ry'umuryango? Riba ari isengesho ry'iki? Riba ari isengesho ry'umuryango. Buriya rero babyeyi, twebwe ikidutera ishema ni ukubona abana bawe nawe bazagira gute, bazakura kandi bagakura bakunda Imana, bakunda na Kiliziya. Birashoboka ko bajya mu cyumba cyabo wenda nabo bakisengera uko nguko nawe ugasenga uko, ariko ubumwe isengesho rishobora kubazanira ntabwo ruba bubashije kugera gute, kugerwaho. Hari igihe twari tumaze gusenga, umwana arambaza ariko ubundi papa ko ntajya mbona ku cyumweru usoma ijambo ry'Imana mu misa, nkakubona ujya kuvuga amatangazo gusa, mbese ubwo bijyanywe n'ubundi butumwa afite muri santarari? Akavuga ati mbona abandi basomyi, ariko wowe buri gihe mbona uhaguruka ujya kuvuga amatangazo, kandi ni umwana w'imyaka 8. umwana w'imyaka 8. Ntavuze ntese, mbese muri gihe nahise nibaza ngo kuki akimbajije, nirwanyeho ndamubwira nti burya rero ni nanjye mba nateguriye abasomyi bakarisoma, nanjye nkajya kuvuga ibyo batagize gute, bitari buvuge. Buriya iyo musengeye hamwe abana baragira gute, baragutinyuka. Muri iki cyumweru ndatunguwe no kubona umwana dufite w'imyaka 13 yarahagurutse arambwira ati papa, ati siko nshaka ko dukorana ikiganiro uyu munsi. Ntabwo se ashaka ko tuvuga iki ku mutima? Ntese ni njye njyenyine? Ati oya, ndashaka kukivugana nawe na mama ye n'abana bakuru bo mu rugo. Twaramwumviye aratuganiriza, ariko icyo yatubwiye cyamaze ku mutima. Ntabwo ari uko akubwira icyo udashobora kwibwira, ariko ubwo bwisanzure akugizeho butuma wiremamo icyizere cy'uko yenda hari inzira agira gute, yumva y'ubukristo aganamo. Niyo mpamvu rero ku isengesho ryo mu muryango, isengesho ryo mu rugo, ntabwo rikwiye gukorwa uko umuntu wese ageze gute abona cyangwa uko yumva. Rimwe na rimwe hari igihe ushobora kurikora nk'umuhango umuntu yamenyereye, ko iyo bwije umuntu asenga akaryama, iyo bukeye akabikora saa sita gutyo, ariko
ntubashe gushyitsa neza ku ntego y'isengesho rituma ubasha kubohoka no kubabarirana. Uyu muryango uduhaye ubuhamya ushobora gusanga natwe ariko imiryango yacu imeze, siko bimeze. Ushobora gusanga warakomanyije ihembe n'umuvandimwe wawe, umwaka ugashira ukaba ukizirikana umumero wa intangiriro rya hembe mwakomanyije, bikagutera inzika n'urwango, siko bimera, bikagukamuramo urukundo n'ibyishimo. Iyo mudasengera hamwe ntabwo bishobora kugira gukira. Ushobora gusanga uhora uzirikana ibibi kuruta ibyiza umuvandimwe wawe akora cyangwa yakoze, siko bijya bigenda mu ngo zacu. Ukazirikana kuko umuntu ashobora gucikwa akagwa mu gishuko agakosa akagukosereza, ariko ugahora wibuka ibibi kandi hari n'ibyiza agira gute akora. Biriya rero bibangamira urukundo n'isengesho rya kivandimwe, n'isengesho rugomba gukorerwa mu rugo kandi rikera imbuto ari kuri twebwe ari no ku bana bacu. Mu isengesho ryacu kandi habaho ubwo tugira imipaka, ahubwo tugira imipaka. Avuga ngo nasenga nagira, wasenga wagira, ngo kamere ntikurwa naki nareka. Ugahora uzi ko urigira naka w'umuzigaba, ugira amahane, uterwamo nde nyirakabisa, niko hajyamo. Siko ababyeyi bavuga bati muzigabakazi yewe mwegakazi twegamo nyirakabisi, nasenga nagira ariko ntuzagire gute, ntuzasuzugure. Ibyo bigahora bigushyize hejuru ntururuke. Sibijya bibaho, ugasanga hari abahora bari hejuru ariko kururuka bikakunanira. Umugabo nawe ugahora ari hehe, ari hejuru, ariko kururuka bikajya gute, bikamunanira. Icyo gihe baravuga ngo inkuru ebyiri ntizirwanira hehe, mu gicu kimwe. Ikibyara icyo gihe nyuma yaho ni iki? Ni amahane, ni amakimbirane atazigera ashira na rimwe, kuko mwese ntawe bashaka kugira ngo yururuke. Isengesho rero icyo ridufasha cyane, ridufasha kururuka no guca bugufi, kandi rikaturemamo icyizere cy'iki cy'ubuzima. Isengesho ridufasha kumenya ko n'ibitadushobokera twebwe ku mbaraga zacu, ariko hari igishoboka hehe, ku Mana. Isengesho ridufasha kumenya yuko hari ububasha buturenze, hari ububasha buturenze. Buryo dusenga ni ukwemera, tuba dusenga ubwo bubasha buturenze. Iyo udasenga rero ubwo bubasha bukurenze, nta n'ubwo uba ubwemera, nta n'ubwo uba ufite, nta n'icyizere wakwiremamo. Bakivana hese kuba uri muri byacitse gusa. Mu isomo ryo mu gitabo cya Tobi tubona Tobi asabira umuhungu we. Reka ahadusomera. Isomo ryo mu gitabo cya Tobi, abafite Bibiliya nibarebe Tobi umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 18. Bamaze kurya no kunywa bumva barashaka kuryama, niko kuzana wa musore bamwinjiza mu cyumba. Akihagera Tobi yibuka ya magambo Rafayire yamubwiye, nuko akora mu ruhago rwe, akuramo umwijima w'ifi hamwe n'umutima, abishyira ku cyotezo. Maze umunuko w'ifi uturumbanya ya roho mbi, ihungira mu turere two mu majyepfo ya Misiri. Ako kanya Rafayire
ahita ayikurikirayo, arayiburabuza, arayihabohera. Icyo gihe ababyeyi bari basohotse basiga bakinze icyumba. Nuko Tobi ahaguruka ku buriri maze abwira Sara ati, muvandimwe, haguruka dusenge, dutakambire Nyagasani kugira ngo adusesekazeho impuhwe n'umukiro. Sara arahaguruka maze batangira gusenga no kwambaza kugira ngo baronke umukiro. Nuko Tobi aratangira aravuga ati, uragasingizwa Mana y'abasokuruza, n'izina ryawe riragahoraho risingizwa ubu n'iteka ryose. Habwa impundu mu ijuru, kandi n'ibyaremwe byose nibigusingiza iteka. Ni wowe waremye Adamu, unamuremera Eva umugore we ngo amubere umufasha, amutere inkunga, kandi nabo uwitwa muntu wese avukaho. Ni wowe wavuze uti, si byiza ko umugabo yaba wenyine, reka tumuremere umufasha umeze nkawe. None ubu rero uyu muvandimwe wanjye simushatseho umugore kubera irari ry'umubiri, ahubwo mbigiranye umutima uzira uburyarya. Utugirire impuhwe, ari we ari nanjye, tuzagerane mu zabukuru. Bavugira icyarimwe bati, amena, amena. Nuko bombi bararyama kugira ngo barare aho. Muri icyo gihe ariko Raguweli akibyuka akoranya abagaragu be bajya gucukura imva, kuko rero yaribwiraga ati, birashoboka ko n'uyu yapfa, maze bakaduhindura urw'amenyo n'iciro ry'imigani. Barangije gucukura imva, Raguweli agaruka imuhira, ahamagara umugore we aramubwira ati, ohereza umwe mu baja yinjire arebe ko akiri muzima, maze nasanga yapfuye tumuhambe, nta n'umwe urabimenya. Niko kohereza umuja, bacana itara, barakingura, maze arinjira asanga Tobi Sara basinziriye cyane. Umuja arasohoka aza kubibamenyesha agira ati, bimeze neza, aracyari muzima. Nuko basingiza Imana nyir'ijuru bavuga bati, uragasingizwa Mana, kandi uhundwe impundu n'abafite umutima ukeye. Uragahora usingizwa, kuko ibihe bihora bisimburana iteka. Habwa impundu, wowe watumye nezerwa, kuko uko nabyibwiraga atari ko byagenze, ahubwo watugiriye impuhwe kubera ineza yawe. Uragahabwa impundu, kuko wababariye abana b'ibinege bombi. Wowe mutegetsi rero ubasenderezeho impuhwe n'umukiro wawe, maze bazasazane umunezero n'ubugwaneza. Ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Ijambo mwaryumvise? Mwazirikanye uno muryango wari ufite iki? Ibibazo. Uno muryango wa Raguweli wari ufite ibibazo, wari ufite ibikomere. Twumvisemo n'undi muryango wa Tobi na Sara, nawe wari utangiye ari umuryango utangiranye ubwoba n'ibibazo byari bishingiye ku kisi. Twumvisemo n'undi muntu wahagobokaga wagendanaga nabo witwa Ndera Rafayeli. Ndashaka ko twinjiza muri iri somo tukareba
imiryango yacu ishobora kuba ifitemo ibibazo bihora bizenguruka, ariko muri iri somo twabonye umuti wavuyemo igisubizo, umuti wavuyemo igisubizo cy'ibibazo uriya muryango wari ugeze gute wari ufite. Mbere na mbere no muryango wa Raguweli ari bo babyeyi ba Asara bari bafite ikibazo ku mukobwa wabo witwa Sara, ngo yari yarashatswe n'abagabo bageze mu 8, ariko baranana bose bagahita bagira gute bapfa, ngo bari bafite roho mbi yitwaga bafite roho mbi yarimo umukobwa. Umunsi umwe rero Tobi yiyemeza kumurambagiza, ndetse Raguweli aramwemerera uko bisanzwe bigenda, ariko mu mutima we harimo ikintu gikomeye, avuga ati n'ubundi nagiye mfusha abakwe benshi n'uyu nguyu sinzi ko nzamuramura. Urimo kubyumva? Yari afite inzitizi, ariko ibanga ryarimo ni uko harimo umuntu witwa Rafayire ukomoka hehe ku Mana, marayika Rafayire wagenda hagati y'urukundo rwa Tobi na Sara. Uri ko kumva? Nibwo rero Tobi yagiye kwa Raguweli, ndetse amwemerera umukobwa we, ndetse amuha n'icyumba, ariko Tobi yibuka ko agomba kubanza kwiragiza iki Imana. Abandi bo bataha bifashe mapfubyi, ndetse batangira no gutema imva, ndetse Raguweli we yaravuze ati nyamuneka muri bariya baju babwire bayicukure mu gitondo buke twamaze kugira gute kumushyingura, ati ubundi tuzaba iciro ry'imigani n'ikimwaro muri rubanda rwose. Nicyo uwo muryango wari waramaze kwigira gute kwishyiramo, nicyo uwo muryango wari waramenyereye. Ntabwo biyumvishaga icyo Imana ishobora kugira gute gukora, ariko kubw'isengesho rya Tobi batuye agasingiza Imana, akibutsa Imana ibyiza byatumye irema umugabo n'umugore. Mu isengesho rye mwabyumvise, Nyagasani uyu simushakiye kubw'irari ry'iki ry'umubiri cyangwa kwinezeza, ati kandi ni wowe wavuze ko atari byiza ko umugabo aba we wenyine. Yibuka ko ibyo agiye gukora biri mu isezerano ry'Imana. Nibwo asabye umugisha, ati ndetse nawe uduhe tuzarinde turambana, tuzagire hehe mu zabukuru. Muri izo mbaraga z'isengesho, iryo sengesho rifite icyizere mu muryango, rirangije rihita rirema icyizere koko kigira gute kirarimeka. Ubu uko bariryamira. ubwo kintu nababwira ngo twese ko turi hano, mu kigaragara narebye mbona isengesho ryakamutse mu mitima yacu. Duharanire kongera kuryoherwa n'isengesho, kuko isengesho rirubaka, kandi isengesho ritanga amahoro, ritanga ibyishimo byo mu mutima, cyane cyane iyo hari ubwo shitani rishaka kutuvutsa mu bya byishimo. Buri muvandimwe niba tugize amahirwe yo kuba ngifite umufasha, hari n'abana, nubona hari ubwene nge naba ncitse intege, cyangwa umuvandimwe wundi agacika intege, cyangwa n'abantu bagacika intege, twese tugomba kuba hamwe, tukibuka ko nyine shitani nayo igomba kutuvutsa bya byishimo, hakagira unahwitira undi ati nyamuneka ariko ndabona hari ikintu turi kwirengagiza. Ubwo rero muri twese hamwe ndifuza ko twasaba Imana imbaraga, Roho Mutagatifu akaba hafi yacu, akongera akadufasha kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, dusenga kandi kenshi tuganira. Ubwo rero hagati aho ngaho nagira ngo abafite Bibiliya bongere barebe mu Bakolosi igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza kwa 17 tuhasoma. Abakolosi ibice 3 umurongo wa 5 kugeza kwa 17. Imibereho ya muntu w'igisazira n'iya muntu mushya. Nimucike rero ku bibarimo byose,
bibatera gutwarwa n'iby'isi nk'ubwiyandarike n'ubusambanyi, ingeso mbi n'irari ribi, ibyifuzo bibi n'ubugugu butuma musenga ibintu nk'ibigirwamana. Ngibyo ibirakaza Imana, uko namwe mwagenzaga kera mugikora ibyo. Noneho ubu namwe ibyo byose nimubizinukwe: uburakari, umwaga, ubugome, ibitutsi n'ibigambo bibi bibava mu kanwa. Nimuherukire aho kubeshyana, kuko mwasezereye umuntu w'igisazira hamwe n'imigenzereze ye, mugahinduka muntu mushya, uwo Umuremyi ahora avugurura amwishushanya, agira ngo amugeze ku bumenyi nyakuri. Icyo gihe rero ntihaba hakivugwa Umugereki cyangwa Umuyahudi, uwagenwe cyangwa utagenwe, umunyeshyanga cyangwa umushiti, umucakara cyangwa uwigenga, ahubwo haba havugwa gusa Kristo, uba byose muri bose. Naho mwebwe ntore z'Imana, mukaba abatagatifu bayo ikunda byimazeyo, nimugire umutima wuje impuhwe, ubugiraneza, ubwiyoroshye, ituze n'ukwiyumanganya. Nimwihanganirane, kandi niba umwe agize icyo apfa n'undi, mubabarirane nk'uko Nyagasani yabababariye, namwe nimugenze mutyo. Ariko ikiruta ibyo byose, nimugire urukundo ruzabahuriza mwese mu butungane, kandi amahoro ya Kristo naganze mu mitima yanyu, kuko ari byo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mujye muhora mushimira. Ijambo rya Kristo niribaturemo risagambe rwose, mujye mwigishanya kandi muhanane mubigiranye ubwitonzi. Mujye mushima Imana mu mitima yanyu, muyiririmbira zaburi, ibisingizo n'izindi ndirimbo, mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Ari byo muvuze n'ibyo mukoze byose mujye mubigirana mu izina rya Nyagasani Yesu, aba ari we mwisunga mushimira Imana Data. Ijambo ry'Imana. Dutangira twibutse ko twaberetse ijambo rya mwene Siraki ritwereka inganzo y'umunezero ko ari ugutinya Uhoraho. Siko bimeze. Muri uku gusoza turagira ngo dusoze twibuka iyi mpanuro Pawulo Mutagatifu atubwira: niba hagize icyo upfa n'undi, mumenye kugirana imbabazi, sibyo? Ya mahembe ntazahora agira akomana. Ngo ijambo rya Kristo niribaturemo, ngo ariko igisumbuye cyose ibyo byose muranire kugirirana urukundo. Urukundo rero ruzabigisha byose. Akenshi iyo tuvuga urukundo tukaruvuga muri rusange, ariko urukundo rw'abashakanye ni ku buryo bwihariye bwabo. Niruhaba koko ruzatwigisha kurusha abandi bigisha bose bashobora kuvuga. Ruzatwigisha n'isengesho ubwarwo ruzariduhata. Ruzatwigisha kuticamo ibice. Uvuge ngo jyewe nshinzwe iki, undi ngo nshinzwe iki. Umvuge ngo jyewe ndi iki, undi ngo ndi iki. Kuko ubwarwo ruzarema ubundi buzima muri twe. Ntitugomba kubaho dutinya shitani cyane, nubwo tuzi kwiriho. Mwumva abavandi? Nubwo tuzi kwiriho, ariko tujye twibuka ko hariho umutsinzi wayo. Rimwe na rimwe akenshi
hari igihe tubona tuvuga ngo iraje ngo itubuze amahoro, iraje ngo idutere, ugasanga iragutigisa, ugasanga ibyo ukoze byose urayemo ujahagurika, mumenya shitani yaje yanegereye. Tuzi kwibaho, ariko tuzi yuko hari n'umuntu wayitsindiye hehe? Ku musaraba. Ntimukagire ubwoba bwayo cyane, kuko kurushaho kuyitinya nabwo irushaho kugutigisa. Paul umutagatifu Yakobo ari uvuga ngo nimwegere Imana nayo izajya gute? Izabegera. Nimuhunge shitani nayo izajya gute? Izabahunga. Si twe tugomba kuyihunga ubundi, ahubwo niyo igomba kuduhunga kubera Kristo utuye muri twe. Murimo kumva? Naho nimuhorane impagarara ngo ubungubu biraje, ubungubu n'umugabo bwaje yanyweye ngo shitani mujemo, hamwe imuzemo nyine, kuko nayo izahita ikubyutsamo ibitekerezo by'aho yagiye, by'izo yanyweye, byo yanywereye. Ziko bimera. Cyangwa uvuga uti uyu mugore nawe yagasomye, nawe basigaye bajya mu tubari, ubwo yagasomye yakererewe, yagize ibiki n'ibiki, ubu ni shitani yamuteye, hamigutere nawe. Ntimukayitinye, ahubwo tujya dusaba Imana itwigishe kwihangana no kwihanganirana. Nitumara kubigeraho, shitani izahita itsindwa, kuko izabona ko ufitemo imbaraga zo kujya gute? Zo kuganza ikibi. Izabona ko ifitemo imbaraga zo kubasha kwihanganira icyo yari igiye kunyuramo igira gute? Igutera. Izabona ko ufite imbaraga zo kubasha guhangana nayo. Hari indirimbo njya nkunda kumva bavuga ngo ikigeragezo ni cyiza iwawe. Ujye uvuga ngo shango wibeshye ikigeragezo we, ngo kuko hari ugize gute? Uri kumfasha kugitsinda. Ni nako natwe tugomba kumera, tugiriweho inama na Pawulo mutagatifu mu ngo zacu. Ahasigaye icyitwa ukuri, icyitwa ineza, icyitwa urukundo, icyitwa ubudahemuka gihore kiranga imitima yacu. Bizadufasha kubaho tubereye Imana na bagenzi bacu. Kandi Imana yo soko y'imigisha, Imana yadusendezemo umugisha wayo. Imana yadusenderejemo imigisha yayo, n'ubundi izakomeza iyidusenderezeho. Nyagasani rero adufashe twiyibutse iyi ndirimbo dukunda kuririmba twasezeranye, itujyane mu isezerano, itwubake mu rukundo rwacu, sibyo? Hahirwa abazabana uko Imana ishaka, bazabona ishyaka ryinshi ku Mana w'ijuru, bazatungana. Subiremo. Hahirwa abazabana uko Imana ishaka, bazabona ishyaka ryinshi ku Mana w'ijuru.